kwica abana b'abahungu rirangiye, marayika w'iteka abwira yosefu na mariya, arababwira ngo ngaho musubireyo kuko ibyabahigaga bitakigize ute, bitagihari. Reka uzajye wumvira ijwi ry'Imana, kandi niwumvira ijwi ry'Imana uzaba umunyabwenge. Niwumvira ijwi ry'Imana nta cyago kizakwegera. Urumva uburyo Yesu yabayeho mu buryo bw'ibitangaza. Urumva yuko Imana itamurokora, aba yaragize ute, yarapfuye. Herode aba yaramwishe. Haleluya. Ariko igihe cyarageze, Herode nawe ingoma yirarangira, ngo yaje kwicisha Yohana. Yesu yaramaze kuba mukuru, ngarangije ashiraho itegeko yicisha Yohana. Ng'Imana irababara, irangije kubabara, ng'Imana izana marayika wayo, ng'Imana ikubita Herode urushi, ngahita ahinduka innyo. Arangije guhinduka innyo, amabodegadi yose yarebyeho yari yicaye, basanga mu ndebe ya Herode habaye iki? Habaye innyo. Herode ndawe. Barangije baravuga ngo yikura uburakari, ngo buriya ni Imana igize ute, imukumbanyisha. Herode nuko yavuye ku isi, Yesu asigaye ari kubwiriza ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu itorero ryavutse, na n'uyu munsi wa none abavuga Kristo bari kugumya kwiyongera. Haba mu birabura abari guhamya Yesu bari kuba benshi, haba mu bazungu abari guhamya Yesu bari kuba benshi, kubera ko Yesu yagiye ku musaraba, arabambwa, turabamburwa, iteka twari gucirwaho, Imana iridukuriraho, tuba bazima muri Kristo. Ndashaka kukubwira ngo ibyari bitwicariye muri uyu mwaka, Imana ibyicariye. Ibyari byarakuhutaje, Imana ibihutaze, kubera ko Yesu yavuye mu gituro kandi yaranesheje. Ndashakaga kuguhereza ijambo rikubwira ngo Herode wawe amaze igihe akwishima hejuru, ariko hari marayika ugiye kuza amukubita urushi, ahinduka iki? Ahinduka innyo. Nguko tubonye ko Herode amaze kwicisha Yohana, Imana yararakaye, ituma marayika amukubita urushi, ahinduka iki? Ahinduka innyo. Bene data, Imana itugirire neza. Ubwo rero tinyuka mu mutima wawe, uhamye Yesu ng'umwami n'umukiza wawe. Muri iyi minsi mikuru ya Noheli n'ubunani, turi kwitegura kumwakira ng'umwami n'umukiza, akurokore ibibi, akurokore ibigeragezo, akurokora amakuba. Uwiteka aguhereza ibyiza, nawe uzabeho utekanye, kandi nawe umusingiza. Imana iduhereze umugisha, Imana iturwanirire. Ndashaka kukubwira ngo uyu mwaka nibura ndihakagira umugene muturana, uzaburara ufite gafuka k'umuceri mu nzu. Ndashaka kukubwira ngo uyu mwaka ndihakagira umukene uzabura inyama wabagishije ikimasa. Imana iravuga ngo musangire byose, unezerwe n'abanezerewe, ubabarane n'abagize ute, n'abababaye, ngo kandi uhaye umukene abagurije iki? Abagurije Uwiteka. Imana itugirire neza, Imana itubere maso. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi wa none ndashakaga kukubwira ngo tubane maso muri uyu mwaka, kandi usenge ku manywa na nijoro. Herode wawe wakuzengereje, Imana igiye kumuhindura iki? Kumuhindura innyo. Ariko we ngo nukiranuka, imyaka yo mu gihugu izagira ute? Izakuryohera. Yesu atugirire neza, Yesu adukomeze mu izina rya Yesu. Reka dusenge twatura ubwiza bw'Uwiteka Imana. Imana izakuyobore muri uyu mwaka ugiye kuza. Imana izaguhereze kurya Noheli nziza, Imana izaguhereze kujya bonane neza. Ariko byaba byiza wirangirije mu rusengero, igatangira mu rusengero, na bonane ikazarangira mu rusengero, uri guhimbaza Imana yawe, kubera ko Imana yaguhaye kuramuka, Imana yaguhaye kwinezererwa, Imana yaguhaye ubutsinzi bukomeye. Ujye uyishima. Ngunze kubabwira ngo ujye uyishima wowe ugifite amaguru yawe abiri, ujye uyishima wowe ugifite amaboko yawe abiri. Urabona nanjye mba nyishima kandi nyihimbaza, mbagaze ku kaguru kamwe akandi karagiye. Niba urangije umwaka w'amaguru yawe yagihari, nezererwa Imana kandi ukora imirimo myiza, Imana izaguha ingororano zawe. Reka dusenge dushima Imana, dushima Imana yaturemye, kaduhereza kubaho kubw'imbaraga zayo. Nyakubahwa Mwami Imana yacu, Mana mu rurema, Mana gitangaza, turagushimiye
kubw'ijambo ryawe ryiza. Tuwushimiye urukundo rwawe, tuwushimiye gukiranuka kwawe. Twambika imbaraga muri iki gihe, duhereze ubwiza bwawe n'ubushobozi bwawe. Miyaga n'imiraba uyitsinde. Bene data bose badukurikiye bakoze ikiganza cy'umunezero, kubita umuzimu n'umudayimoni wese, agakiza kawe gataye mu mitima yacu. Urakoze kubanye natwe, urakoze ko witamure Yesu, wakira la Yesu Kristo. Amen. Yes, urakoze Pastor Elia. Urabona tugiye gusoza umwaka, ese weho abantu badukurikiranye ku rubuga Yesu umaze kubasengera no kubabwira ukuntu bazitwara nura mwaka uri imbere, niki wababwira, niki wabasaba ukurikije abantu bamaze iminsi badukurikira n'abazadukurikira? Ndakeka ko ufite ibindi biganiro uzababwira. Icyo nasaba bene data bakunda kudukurikira ku manywa na nijoro, Yes, ni rwose icyo nabasaba, kuko tugiye gutangira uyu mwaka. yeah, Ndifuza yuko bagumya kudushigikira muri iyi gahunda yacu Ya Izere Yesu. Izere Yesu. yego, Bakadushigikira ku buryo twabona ibyuma bya kamera, Yego. ku buryo twabona n'ibindi bikoresho Yego. byaba byiza kurushaho. yego, Kandi nanone nanjye ku giti cyanjye icyo nabasaba, abadukurikira bose aho baba bari, Yego. urabona ko ngendera ku kaguru kamwe, Ngakamwirebera aho waba uri namwe. hose ukaba udukurikira, kandi ndabizi muradukurikira. Nanjye ku giti cyanjye wamfasha, nanjye ngabona insimburangingo, ngakorera Imana ndi kugendera ku maguru abiri, ngakorera Imana izi mbago narazitaye hasi, narabonye insimburangingo, ngabyinira Imana nezerewe. Byaba byiza cyane iyo ngunga yanezeza Imana, kandi Imana yagira icyo ikora. Imana iduhereza ibyiza. Yego, urakoze rero rwose Pastor Elia, waruje ku rubuga Yesu ubabwira ati ndakeka wabasabira gusoza umwaka neza abadukurikiranye n'abakomeje kudukurikirana. Rwose bene data bakomeje kudukurikirana, ndabifuriza kurangiza umwaka neza, udapfishije, utarwaje. Imana izakurinde, uzarya uyu mwaka nduzawurye, kuko hari imyaka myinshi yatambutse. Hari yatambutse urwaye, hari yatambutse ugira ikiriyo mu rugo, ariko ndashaka kukubwira ngo uyu uzatambuke neza, ugusiga uri muzima n'umuryango wawe. Imana izagukomeze, nanjye ubwanjye izandinda ibyago, nanjye izambe kurya ibyiza, mu izina rya Yesu. Basezere ubundi dusoze ikiganiro. Ndabasezeye.